hari ibintu biri kuvugwa ko inzego za leta zikugukurikirana uherutse kwica umuzungu cyangwa se niba wamwishe niba wamwambuye ngo yagiye mu bitaro wamwambuye amafaranga uramukubita. Ndangije mwohereza amafoto yo mu rugo ndamwereka ukuntu aho nabaga hafi ndara ku kirago urumva umuzungu yabaga muri Mariyoti noneho araza arambwira ngo agiye nganita kuri Karisimbi. Ndabizi neza n'ubwo Perezida wa Repubulika hantari iyo abonye ibintu turi gukora arabyishimira. Ngubu baguze kamera y'ibihumbi bijya muri 400 ukaba waguza mikro ukabagura amamashini n'ibiki biravuga ko amafaranga ntago bizwi neza hano wayakuye. Reka ngusuze none umukunzi wa Brown Magazine. Of course twebwe twatembereye twakugereye ku bantu badasanzwe. Umusore muri kubona ahangaha rero ni umusore tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So of course ngiye gusuhuza nitwa Avi Brown. This is Brown Magazine aho uri hose wowe dukurikiye. Reka nkwifurize ibihe byiza kandi nkomeza kugushishikariza kwirinda coronavirus. So umusore muri kubona kuri kamera zanyu rero araje abanza twibwire. Umusore amakuru ni meza. Akwita ndese Ruhu rw'inda pionika. Inde? Ruhu rw'inda pionika. Yeah, ko banyita kabisa. Ushaka wasoma sori cyangwa ugasoma squeeze. Squeeze kuko byaturutse kunjyana ku nshinga ivuga ku sa wa era na a ubwo bafatanye. Nuvuga ngo ni sa na wa na e na ra na a. Abantu bazi Kinyarwanda bahita bamenya inshinga yariye. Muri kamera ko warakaye tutabona ntago wishimye sizwa bayi ntago ngenda nishima na gaketo kuko n'undi izina ryanjye ko bigaragaza nitwa Ruhu rw'inda ubundi. Ruhu rw'inda bivuze umuntu w'umurakare wa wundi wamiza amazi akamera umunyu urumva. Nge ibi nakoze ni byinshi cyane ntago wabisimbuka. Koze ibintu byinshi bye bitandukanye kabisa ndakeka n'amakuru yari afite ibyo mperutse gukora. Ako ubundi reka tudatsinze cyane ntago dushaka gufata umwanya mwinshi. Hari ibintu biri kuvugwa ko inzego za leta zikugukurikirana uherutse kwica umuzungu cyangwa se niba wamwishe niba wamwambuye ngo yagiye mu bitaro wamwambuye amafaranga uramukubita. Aho ngaho inzego za leta ntabwo zankurikirana. His Excellency akomeza kutubwira ngo twihangire imirimo ngo twihangira imirimo dukora ibintu byinshi bitandukanye nanjye nihangiye umurimo. Njyewe umuzungu yabaga muri Mariyoti noneho araza arambwira ngo agiye nganita kuri Karisimbi. Aya kamera nge ndayitinya nzajya nkubitamo ijisho nk'ingere gutya bari kubareba abantu bankurikiye urumva no kuvuga ngo njye umuzungu yarambwiye ati ashaka kujyana ita kuri Karisimbi kugira ngo ndebe ibyaga byamuhabura ewana na Karisimbi imeze neza. None ndabwira nti ngo tujyane no umuzungu nabonye ko afite igikapu ariko igikapu sinenze ngo harimo iki sinenze ikintu kirimo njye mitambwira umumotari nta mumotari we urumva dukate tuje tumujyana ita ku rugaga urumva. Umuzungu wanye ubwo we yarazi ko tugiye kuri Karisimbi umumotari adukubita kuri moto tujya bageza ku rugaga mpafite abapampe banje ewana urara urukubonera ijisho ryanje ukuntu rimeze. Ku rugaga abantu kuvuga ni hego ku rugaga n'ahantu ni Musanze urumva ahantu bitazanya rubande hano hari ahantu hari akavene kadanje umuhanda winjiramo gutyo ukuntu ku buryo nawe nkujyanye hagushyiramo ntiwancika urumva hano mugejejemo abapampe banje bahita baza abantu umuzungu ntiyamenye genda muri rekaci namukubise hanga ku munigo. Akibyo biri kuvuga uri guseka wagira ngo ngende feri byabyo kuko His Excellency aratubwira ngo twihangire imirimo. Nge nashatse akazi ndakabura mbona akazi nakora arako kuzajya ndafasha abantu gutwara ibintu byabo mu gihe badashoboye kubitwara urumva nge none namuteye ewana umunigo wadanje njya muri cyagika mbaza ngo nabonye miki. Reka wenda tuvuge ibintu tureka kubijya brag biravugwa ko Pionika Suez afite channel yitwa Basumba TV. Basumba TV ngo channel ni channel iri kuzamuka cyane ko bivugwa ko ubu ngubu baguze kamera y'ibihumbi bijya muri 400 ukaba waguza mikro ukabagura amamashini n'ibiki biravuga ko amafaranga ntago bizwi neza hano wayakuye. Sobanura neza ibyo bintu kutubwira ntago ari byo ko ntago waza ngo uvuge ngo wakoze ibyaha ku karubanda avuga hano ko amafaranga hanya njya amafaranga nabikubwira nayakuye ngiye n'umuzungu nayatse urumva njye umuzungu ndamwatse miliyoni 2 z'amanyarwanda. Yaraguhaye ku bushake cyangwa ngiye nabonye igikapu ahetse cyamunaniye ndaye ndabwanye iki gikapu reka nkigutware mba ndagitwaye nkimara kugitwara nkigera kugera mu rugo asanze miliyoni zo 2 z'amanyarwanda. None se ibyo bintu uri kuvuga ntago ufite ubwo kwenda bagukurikirana abantu wenda bashinzwe uwo muzungu ameze warayamenye ngo byageze uwo muzungu nungu twabaye inshuti kuko umuzungu nkimara kuyatwara yaragiye nyine ubundi yari umukire nibo bakire bashaka gufasha umuntu
akabura ukuntu afasha kuko avuga ati abantu bose ni ibirara urumva ushaka kuza kugira ngo ngufashe kandi uri umwana wo mu bakire ushaka kuyirira rero ngiye yabonye nyamwatse aho ndangije mwohereza amafoto yo mu rugo ndamwereka ukuntu aho nabaga hafi ndara ku kirago urumva tuvuga nubwo nagatwaye wa mupampe we nshaka kwikenura abantu aravuga ati ahubwo uzaze nkongerere ninde niyo mpamvu uri kubona ndi no kubigibado reba ubwanwa hano cyakoze ubu ngubu Basumba TV abiri Pionika Suez nyiri Basumba TV turabona ko ameze neza ariko se tuzi ko waherutse wenda uri n'umuraperi ubu bintu bya music uracyabirimo cyangwa wigiriye muri YouTube channel reka man music nayivuyemo ngewe music nta mafaranga arimo kugaragara byivugiye n'abakunzi music nayivuyemo abakunzi ba Basumba n'abakunzi ba Pionika music nayivuyemo ubu ngubu ndi kuri mwari kumwe mwitsinda uwo bita harya bamwitaga mwari kumwe Ada Winston ubu ni yumva ngo warabibwiye ko avuye mu muziki reka ntabyo azavuga uramenyesheje uramenyesheje ugiye gutubuza zararyamye yumva ko Pionika Suez yavuye mu music arabifata ko narifata se arampamagara nahamagara ndamusobanurira so wera dusoza ufite Basumba TV iri kuzamuka cyane ko wenda nanjye ndabibona iki wabwira wenda abantu badukurikiye ko natwe Brown Magazine of course baze baragafashe so Basumba niki wenda abantu bakurikira Basumba TV nuwe mwihariko wavuga channel yawe ifite abantu kubyo bazajya bayisura umwihariko Basumba TV ubundi mu Rwanda ntago abanyamakuru mu Rwanda ntago bazi showbiz ngo niki abanyamakuru mu Rwanda zingo showbiz no gutumira umuhanzi mukamuvugisha gusa nta showbiz igizwe n'ibintu bitatu hari ukunenga gusobanura ikintu no gushima ngiye naje nje kuzuza iyo showbiz uvuga ngo abahanzi bo mu Rwanda wanengaga ibintu bye akavuga ngo akahitagira ibintu bya bifu ngo wamusuzuguye ibiki n'ibiki ngero wenje nje kubanenga asemanye kuki abantu bose aba bajama baza kuri YouTube channel wenda nanjye ndi kwivuga ndimo ariko mwe muraza ngo tuje guhindura ngo music industry uje kuhindura nkande wowe uri iki ko utizitangaza amakuru even abitwa ngo badekati bivuga ngo reka ngusubize ngo game mu Banyarwanda ngo iki se kwitangaza amakuru mbwira umunyamakuru ukomeye wizitangaza amakuru mu Rwanda Cleophas Barore ntaryo yize iki Cleophas Barore bwa mbere na mbere yize ahantu bita Noye GSB groupe Fusere do Butare amaze kuhava ajya kwiga normal yavuye muri normal akora icyo twita biriya bavuga his excellence ajya avuga ngo urubyiruko rujye kwihugura ibintu by'imyuga nk'amezi 3 babyita stage nawe yakoze ku iseka yagiye kuri iseka yiga umwaka umwe ejo bundi ariso kuvuga ati hari abantu batari mu gaga rw'abanyamakuru abantu bakorera kuri YouTube bari kutwicira umwuga baraza birirwa bashyiraho ibintu by'uburaya birirwa bashyiraho ibintu bitajyanye gihe ikintu uvuga aho ndagusubiza ukuvuga ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame hari ikintu agenda abwira abantu aho aravuga ngo twihangire imirimo akavuga ati nuburi urubyiruko ntago bivuze ngo uri kwiga MCB cyangwa se uri kwiga ubuganga uzaba umuganga hari ibindi ushobora kuzakora ubwo rero njyewe narahagurutse njya gusaba akazi kuri radio Musanze barakanyima njya kuri Naji barakanyima njye umujyi wanjye ngurira telefone ibihumbi bingahe 40 amaze kungura telefone ibihumbi 40 ndavuga ni ngiye kuba baranyimya akazi reka nite nikorera ibintu urumva ubwo rero njyewe ikintu nahise nkora ni iki nahise nikorera ya televiziyo yanjye urya ibihumbi 40 n'ababyeyi bampaye njye ndemeza ubu ngubu ko na his excellence cyangwa se perezida wa Repubulika Paul Kagame ahari abo ibyo ndi kuvuga yanshima kuko aravuga ati ibyaye nimbwira urubyiruko ndikona rwabigezeho naho bira bya Cleophas bare kuvuga ngo RMC kugira ngo bagwe ntuzayikarita abanyamakuru utari zitangaza amakuru bisaba imyaka 6 nose wenda usanze gusubiza gatoya tekeza kuba ufite imyaka 25 ukavuga ngo uzategereza imyaka 6 kugira bagwe iyo karita ese ubwo uzubaka urugo ryari uzagira umugore ryari uzagira umuryango ryari andi ndapisi wenda avuga ngo mu rubyiruko nta kazi ntaki nukwiyangira muri rusange muri nta kare ngenda bizi neza n'ubwo perezida wa Repubulika ntari iyo abonye ibintu turi gukora arabyishimira ahubwo ikintu atakwishimira nk'umuntu ujya ku mbuga nkoranyambaga akambara ubusa birabyo nta muntu wishigiye ko umuco nyarwanda ariko nyine hari bavuga ngo freedom iyo tuvuze ngo demokarasi banga umuntu akora icyo ashaka ariko atabangamiye abantu uvuga ngo niba ugiye kuri YouTube niba uyizi neza kuko uyikoraho bishize ikintu kibi YouTube iragisiba ngo ikintu cyo cyasigayeho kiba ari cyiza kuba bagishimye kiba ari ikintu cyitwa ngo analyse hari abanyamakuru bafite amategeko abagenga ibintu batagomba kurengaho iki niki ibyo bintu ntabyo wize wowe uragenda hari ugapfa kuvuga ntabyo nize ese hari abantu biga kuyobora kuba perezida hari ishuri bigamo kuba perezida bone kuki umuntu bamutorera kuba perezida bavuga ngo ni umunyamakuru ni impano
ngo ubunyamakuru ni impano, uko umuntu avuka n'impano yo kuba perezida nkuko n'umuntu avuka n'impano yo gukora itangazamakuru, kuko nta shuri ujyamo kuvuga ngo ngiga ngo uzaba perezida w'Amerika, w'u Rwanda, wa Uganda, wa Amerika. Piyonika Suez ubusanzwe muri make wowe ukora iki? Uriga, uri umunyeshuri? Ya Piyonika njyewe niga ari house kiye, niga ubuganga, ubwo ni biomedical laboratory science. Mu minsi y'ibiri nanjye nzaba nambaye itaburiya ndi biomedical, ngo ni gukora muri laboratoire abantu bapima za sida, indwara, ngo ujye mu bitaro hantu hambere ubanza kugusuzuma birani byo niga. Ngo mu minsi iri imbere nzaba ndi umunyamakuru, ariko ndi n'umuganga nyine nzatekerenge mu cya Tumuguyeho n'abandi bantu nk'abo ngabo. So rero reka tugushimire rero Piyonika Suez, wowe warukurikiye Brown Magazine, of course umuntu turi kumwe wambonye, reka ngushimira none n'ubutaha tuzaba turi kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye. Of course remember to subscribe cyangwa se ukore uduheze igitekerezo ukoreshe ya so my main nari turi kumwe.